Ikiremwa muntu twese tugira ibihe by'akababaro n'ibihe byo kwishima. Mu bidushimisha byose ntitwabiva umuzingo ngo tubirangize, ariko uno munsi icyo tugiye kwibandaho ni iminsi mikuru. Abantu benshi mu bihe by'iminsi mikuru nibwo bahura n'inshuti n'abavandimwe bakaganira, dore bamwe na bamwe baba bamaze igihe kinini batabonana, bityo iyo minsi ikababera umuhuza. Uno munsi rero twabateguriye amateka n'inkomoko y'umunsi mukuru wa Noheli ku isi. Byinshi kuri wo twabigukusanirije uyu munsi, tuguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Ijambo Noheli rikomoka ku ijambo ry'igifaransa Noel, naryo ryakomotse ku kilatini Natalis, bivuze amavuka. Mu cyongereza Nohel bivuga Christmas. Mu cyongereza iri jambo ni inyunge compound, aho rigizwe na Christ na Mass, ikomoka ku cyongereza cya kera Christmas. Iri jambo ryakoreshejwe bwa mbere mu mwaka w'1138, naryo rikaba rikomoka ku ijambo ry'Ikigiriki n'Ikilatini rivuga ngo Christes, bikomoka ku Kigereki Kristo, na Messe rikava ku Kilatini ngo Misa. Noheli abantu benshi bakunze kuyita Xmas mu cyongereza. Impamvu ni uko inyuguti ya X ariyo itangira ijambo ry'icyongereza rya Christ, bityo inyuguti ya X igakoreshwa nk'impine y'ijambo Christ mu Kiromani, aho ryatangiye gukoreshwa hagati mu kinyejana cya 16. Kuva icyo gihe Xmas yatangiye gukoreshwa nk'impine ya Christmas. Kuva icyo gihe Xmas yatangiye gukoreshwa nk'impine ya Christmas. Noheli ni umunsi mukuru w'abakristo wizihizwa buri mwaka, hakaba hibukwa ivukwa rya Yesu wavukiye i Nazareti. Uyu munsi wa Noheli ukaba wizihizwa ku itariki 25 Ukuboza. Noheli yizihizwa nk'umunsi mukuru ku isi ndetse no mu bindi bihugu bidatuwe n'abakristo. Mu bihugu bidatuwe n'abakristo, uyu munsi mukuru wahajyanwe n'abakoloni ubwo bakolonizaga ibyo bihugu, nko muri Hong Kong. Mu bihugu bindi bigira umubare muto w'abakristo, naho ntibibuza ko uyu munsi wa Noheli aba ari konje. Igihugu nka Korea, ahagaragara umubare muke w'abakristo, usanga hizihizwa Noheli mu buryo budasanzwe, kuko mu gihugu hose usanga imitako y'uno munsi. Ibihugu bitizihiza uyu munsi wa Noheli ni nk'igihugu cy'Ubushinwa, havuyemo Hong Kong na Macau, Ubuyapani, Saudi Arabia, Algeria, Thailand, Nepal, Iran, Turukiya na Korea y'Amajyaruguru. Ese koko Yesu yavuze tariki 25 Ukuboza? Kora subscribe ukomeze wumve iki kiganiro. Mu binyejana byinshi bishize, abanditsi n'abakristo bagiye bagaruka cyane cyane kuri Noheli, itariki y'amavuko ya Yesu Kristo. Mu kinyejana cya 18, abantu bamwe batangiye gutanga ibindi bitekerezo byabo ku bijyanye na Noheli. Isaac Newton yavuze ko umunsi wa Noheli watoranyijwe hagendewe ku bihe by'ubukonje bukabije, ubwo izuba riba rigaragara mu gihe cya mu gitondo, bavuga ngo winter solstice, rikarasa rishize, igihe abaromani bitaga Bruma, kizihizwaga kuwa 25 Ukuboza. Mu 1743, Umudage w'umuprotestanti Paul Ernst Jablonski yavuze ko Noheli yashyizwe ku itariki ya 25 Ukuboza hagendewe kuyijyanisha n'umunsi w'izuba w'abaromani, Dies Natalis Solis Victus, kandi ngo wari umunsi wa Kiliziya. Mu 1889, Louis Duchesne yavuze ko umunsi wizihizwa Noheli watoranyijwe habazwa amezi 9 nyuma y'ivuka rya Kristo. Ibikunze kuranga Noheli, ahantu henshi uhasanga imitako ku munsi wa Noheli, ngo bikaba ari ibintu byakozwe kuva kera mu mateka y'uyu munsi. Amabara akundwa kwitabwaho
mu gutaka kuri uyu munsi ni umutuku n'icyatsi kibisi. Andi mabara abantu bajya bakoresha ni umweru, siliva n'ibara rijya gusa na zahabu. Umutuku ngo ugaragaza amaraso ya Yesu Kristo yamenekeye ku musaraba. Icyatsi kibisi cyo kivuga ubuzima bw'iteka. Igiti cya Noheli, Christmas tree, abantu benshi bakunze gukoresha bataka kuri uyu munsi, benshi bagifata nk'ihinduka ry'abapagani. Mu Cyongereza Christmas tree yatangiye gukoreshwa mu 1835 rivuye mu Kidage. Igiti cya Noheli cyaba gifite inkomoko mu Budage mu kinyejana cya 18, ariko benshi bavuga ko Martin Luther ariwe watangiye kugikoresha mu kinyejana cya 16 mu Bwongereza. Uyu muco w'igiti cya Noheli wahagejejwe bwa mbere n'umugabekazi Queen Charlotte, umugore wa George wa gatatu, ariko biza gushyirwamo ingufu n'igikomangoma Prince Albert mu gihe cy'inkomoko ya Queen Victoria. Mu mwaka w'1841 igiti cya Noheli cyari kimaze gukwirakwira mu Bwongereza hose. Mu mwaka w'1841 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo batangiye gukoresha icyo giti cya Noheli. Hakabaho kandi indirimbo za Noheli zizwi kuba zaratangiye mu kinyejana cya 4 i Roma. Indirimbo nk'izo harimo indirimbo y'ikilatini izwi ku izina rya Veni Redemptor Gentile yanditswe na Rose, umukuru w'abasenyeri Archbishop wa Milan. Indi ni iyitwa Corda Natus Exparentis yahimbwe n'umuhanzi w'Umwespanyol Presentes muri 1913. Ubu iracyaririmbwa mu nsengero nyinshi kugeza uyu munsi. Impano zitangwa kuri uyu munsi cyumweru kandi bibanziriza Noheli, hakabaho gutanga amakarita yo kwifuriza inshuti n'imiryango Noheli nziza. Kuri aya makarita haba handitseho ngo mwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ubucuruzi bwa mbere bw'amakarita nk'aya bwatangijwe na Sir Henry Cole i Londres mu Bwongereza mu 1843. Aya makarita aho ari haba hariho ibigaragaza ivuka rya Yesu nk'inyenyeri y'i Betelehemu, Stars of Bethlehem, cyangwa se inuma y'umweru igaragaza umwuka wera n'amahoro ku isi. Kuri Noheli kandi hatangwa impano zinyuranye, bikaba bigaragara ko uyu munsi wa Noheli ariwo abantu benshi batangaho impano nyinshi cyane. Gutanga impano i Roma byakorwaga cyane mu bihe bya kera mu minsi wa Saturnalia, umunsi usa naho wagize uruhare runini mu gushimangira uwa Noheli. Ntibaremeranywa ku itariki Yesu yavutseho, nyamara ari ku itariki Yesu yavutseho ntizwi. Isezerano rishya muri Bibiliya ntabwo ryerekana itariki yavukiyeho, ahagana mu mwaka w'2000 nyuma ya Yesu Kristo. Clement Alexandria yanditse ko mu gihugu cya Misiri hari abizihizaga ivuka rya Yesu ku wa 25 z'ukwezi Passions. Iyi tariki ngo ijyanye n'iya 20 Gicurasi. Tertullian muri 220 nyuma ya Yesu mu nyandiko ye ntabwo yigeze agaragaza ko Noheli ari umunsi ukomeye wizihizwaga na Kiliziya Gatolika muri Afurika. Nyamara ariko mu gitabo cya Coronagraphy cyasohotse muri 2021, Sextus Julia Africanus yavuze ko Yesu yavutse ku wa 25 Ukuboza. Gusa Dispatches Computers ingengabihe mu mpera z'Ukuboza, umunsi usa naho wagize uruhare runini mu gushimangira uwa Noheli, ntibaremeranwa neza. Ingengabihe y'iminsi mikuru yashyizweho ahagaragara muri 243 yatangazaga itariki ya 28 Werurwe ko ariho tariki y'amavuko ya Yesu Kristo. Muri 245 umuteolojiya Origen Alexandria yagize ati
usanga abanyabyaha gusa ari bo bonyine bizihiza igihe bavukiye. Muri 303 umwanditsi w'umukristo Albonius yarwanyije cyane igitekerezo cyo kwizihiza ivuka ry'Imana cyangwa se ibigirwamana, ngo bikaba bigaragaza ko Noheli muri iki gihe yari itaratangira kwizihizwa. Uko biri kose, nubwo abantu batahuriza ku itariki Yesu Kristo yavutseho, ikizwi nk'ingenzi ni uko Noheli yibutsa abakristo ivuka rya Yesu. Aya niyo mateka yose uko yakabaye ku munsi mukuru wa Noheli. Wayasangiza abandi ukanakora subscribe, nabo bakamenya amateka n'inkomoko y'umunsi mukuru wa Noheli, ufatwa nk'umunsi ukomeye ku isi. Ubaye waracitswe na video zabanje, wareba hasi mu zindi video kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho utaho. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.